muri kwibuka kiriho ko ntawamutangaga mu rusengero iwacu twari dufite umukuru w'itorero yarapfuye turizwa nuko iyo twabaga turi gutera amahane ngo abana babyuke tuje ku rusengero nabo bateraga amahane bari kuvuga ngo uri kubona kanaka yari yamanuka ngo aje ku rusengero uwo musaza uramuzi atuye hakurya bati nubwo muri kudutera amahane ngo twambare tuje ku rusengero muri kubona yari yamanuka niwe wari isaha yabizera ubwo n'ubu mu mutwara carimo kandi amaze igihe kirekire apfuye ariko turamwibuka saa 12 bigeze bahiganwa nawe ngo twe turahagera saa 11:55 basanga saa 11:40 yahageze ari mu mbaga ari kureba uko imbaga imbeze uko ibiti biri gukura kwisaba takaba yazindutse kare kare nkabaza ikibazo mbese utakiriho bazakwibukira kuki namwe muje murakareba namahane ni inkuru bara buje mwari muzi ko mwitorero harimo ibyiciro byinshi harimo n'abashinzwe inkuru harimo abashinzwe inkuru harimo abashinzwe no gukomeza bizera cyakora haleluya none nuramuka utakiriho bazakwibukira kuki nari umusore none dore ndashaje sindabona umukiranutsi aretswe cyangwa urubyaro rwe rusabiriza ibyo kurya icyakora agira ubuntu umunsi ukagenza ute Imana ihabwa icubahiro hari igihe rero Imana ibihiranya umugabo w'umunyabuntu akazana umugore w'igisambo cyangwa se umugabo w'igisambo akazana umugore w'umunyabuntu ingorane zibaga zabaye umugabo umwe yigeze hari abagore bumva abantu baje nko kuganira yakumva ibyo byari bigiye gusha agasukamo amazi bihinduraga burya ngo kubira birahinduka yasangira bigahindura kubira nuko umugabo kuko yari umunyabuntu abaza umugore atari ko igihe ubwo umuntu wamaze kongeramo amazi raraza akakuganiza ati Yesu ashimwe turugushima Imana tumaze iminsi mu bubyutse bw'iminsi 10 yongeyemo amazi mu bijyo byari bihiye umugabo ariko kwera umunyabuntu abaza umugore atari ko igihe wagatekeye nago byari byasha nuko umugore aramubwira ngo waje kureba niba byahiye ukabyarura umugabo rero kuko nawe avoma hafi abivuze gutya mu bagabo mu bantu nka 6 aragenda asanga ibiryo byahiye kera ahubwo biri gukeka aterura inkono arabizana iryo juru baraye bataryamye savati bira biryo wabyaruye niho wari wabishize ku mashiga ndakamubaza ati sinone wo byahiye waruzi kura bijana mu ijuru intambara irabaye ikeka iyo abantu babanye badahuje imico bahora muri rwaserera ariko Yesu yahageze nanone ibintu arabyorosha Yesu ashimwe ibyari bikaza akabyorosha mbese byari byoroheje nabyo akabizamura burya Yesu nawe arajijura arajijura asanga ibijije aho ngo byari bitazi no gukaraba mu maso byari bitazi no kuvuga no kwisobanura imbere y'abantu ariko buryo wagiye muri Bibiliya neza irakujijura ugashobora kuvugana n'abantu ukaba wahakana cyangwa se ukemera rero muri aya masaha y'umugoroba Dawidi yatangaga ubuhamya rero ko uyu muntu yari umusore none akabashaje ariko atarabona umukiranutsi aretswe cyangwa urubyaro rwe rusabiriza ibyo kurya kandi uyu muntu akagira ubuntu umusukira akaguriza n'abandi none nk'urubyaro rwe rukabona umugisha ndagira rero ngo dusome ndashaka ngo twigane amagambo avuga ngo kugerageza ibidashoboka kugerageza ibidashoboka dore umutima wawe wuzuyemo amaganya nta mwanya wasigiye Yesu ngo yinjire ubahagaze ku rugero komanga ndashaka gusoma muri Daniyeli nifuje ko iki gitabo cya Daniyeli kigeze mu bice 12 twagombye kuzacigana muri iki cyumweru cya kabiri tukareba amaherezo ya Daniyeli kuko numva iyo abantu sindigera mbaho ngo hamara ukwezi cyangwa amezi 2 umubwiriza atabwirije ngo avugemo ba Daniyeli n'abashaduraki burya aba bahungu rero bari beza impamvu bavuga buri gihe nuko bahamije Imana numvise ibya Mariya wasutse amavuta ku mukiza nuko Yesu niwe wihamirije ngo aho ubutumwa bwiza bwose buzagera bw'uyu mugore yego baraje baramuvugaho Mariya nubwo yabanje umwuga mubi wo kugira ngo asambane ariko byashoje ngo akunze Yesu kurenza nabigishwa be bisoza ngo aho abantu bazabwiriza hose ibya Mariya biraje birumvikana mu bantu Mariya rero yagize neza ategurira umubiri w'umukiza guhambwa aracavugwa na n'uyu munsi wa none nubwo Mariya atakiriho ndavuga uyu wasutse Yesu witwa Magadarena
uyu wasutse Yesu amavuta aracavugwa n'uyu munsi wa none kuko yakoze iby'ubutwari. Haleluya. Igikorwa cyiza yakoze. Nari mbabajije ikibazo ngo mbese none buriya bazakwibukira kuki wowe? Bazakwibukira mu maganya, bazakwibukira mu mahane, bazakwibukira mu buntu ugira, bazakwibukira mu matiku ujamo, bazakwibukira mu by'Imana ujamo. Ese bazakwibukira mu kuririmba, bazakwibukira si mu kuyobora itorero. Yemwe bagabo ko dufite manda tutazarenza, igihe uzaba utakiriho bazakwibukira kuki? Bazakwibukira mu guteranya abantu, bazakwibukira hehe? Ndasoma hano nimugoroba nasomye amagambo avuga ngo Nebukadineza yarose igishushanyo aracibagirwa. Daniel arakimusobanurira amwereka ko nubwo ingoma yikomeye izasimburwa n'indi ngoma, ariko amagambo hano akavuga ngo nuko ku ngoma zabo bami Imana yo mwijuru zimika ubundi bwami butazarimbuka iteka ryose, kandi ubutware bwabwo ntibuzazungurwa n'irindi shanga, ahubwo buzamenagura ubwo bwami bwose bukabutsembaho, kandi buzahoraho iteka ryose. Ko wabonye ibuye ryavuye ku musozi ritarimbuwe n'intoki rikamenagura ibyuma n'imiringa n'ibumba n'ifeza n'izahabu, niko Imana ikomeye yahishuriye umwami bizaba mu bihe bizaza, kandi inzozi n'iz'ukuri no gusobanurwa kwazo ntiguhinyurwa. Nuko umwami Nebukadinezari ahera ko yikubita hasi yubamye, aramya Daniyeli, ategeka ko bamutambira ibitambo bakamwosereza n'imibavu. Nuko umwami abwira Daniyeli ati ni ukuri Imana yanyu niyo Mana nyamana, ni umwami w'abami kandi nihishura ibihishwe kuko ishoboye guhishura ibyo byahishwe. Nuko umwami ahera ko akuza Daniyeli, amugororera ingororano nyinshi zikomeye, amuha gutwara igihugu cyose cy'i Babuloni no kuba umutware mukuru w'abanyabwenge bose b'i Babuloni. Maze Daniyeli asabira Saduraka na Meshake na Abedenego ubutware bw'igihugu cy'i Babuloni, umwami arabubaha, ariko Daniyeli we aguma ibwami. Bishatse kuvuga burya Imana yabanye na ba Daniyeli nubwo bari abanyagano, byashoje babaye abatware kwa Nebukadineza kandi yari yarabanyaze. Ndetse iyo dukomeje gusoma dusanga ngo umwami yibwiraga kuba yamwegurira igihugu cyose ngo ari we ukiyobora. Imbabazi, Daniyeli yabanye n'Imana? Siko mutari kunsubiza. Yabanye n'Imana. Akabazo kaje kuzamo nakangaka nuko Daniyeli yasobanuriye witwa Nebukadineza ati burya rero nubwo bigaragara ko Babuloni ikomeye kandi Babuloni kifatwa, iyo dukurikiranye amateka y'ubuhanuzi, Babuloni yafashwe muri 605 kandi kera babaraga imyaka bari kuyimanura. Ubu niba dutegereje na 27, ubu mu gihe cy'aba Daniyeli byabira badutegereje 2025 basubira hasi, undi mwaka wanyuraho bikaba 2024. Rero ubu twe tubura tuzamura kuva Yesu yajya ku musaraba, ariko abakera mbere ya Kristo babaraga bamanura. Rero muri 605 Babuloni yarafashwe, nuko Nebukadineza arayivugurura, arayubaka, arayikomeza. Iyo dukurikiranye amateka kwibesha kw'abantu, nuko Nebukadineza hejuru ya Babuloni yahubatse amazu y'abarinzi babagamo n'abasirikare, ngo amazu 250. Umusirikare umwe ureba mu majyaruguru, undi mu majyepfo, noneho bareba aho abanzi bazaturuka. Ariko burya uyu munsi wageze haba igihe wibwira ngo uruguhunga urupfu uri kurusanga. Ntago mucyumvise. Iyo umunsi wawe wageze hari igihe wibwira ngo uri guhunga urupfu ahubwo uri kurusanga. Ibi nagiye mbibona kenshi mu bihe by'intambara, niba amasasa ari kuvuga ugatinya ugasohoka hanze ngo uje kwihisha, naho ukaje ugiye kwihisha ahubwo ari usanze abarakwica neza. Sitiri kumvikana buriya. Iyo bimenya ahubwo waruritabika mu nzu bakaba bazamena urugi bakakwisangirayo, ariko kuko gahunda igihe cyawe cyageze ukabisanganiza vuba, ukabasanga aho bari bakabaza hagararaho warugiye ki ati, ugatangira uvuga ati cyakora nari ngiye kwihagarika. Warugiye kwihagarika niba igihe cyawe cyageze kikarangirira aho ngaho. Nebukadineza rero bamusobanurira yuko nubwo ingoma yikomeye ariko igihe kizagera igasimburwa n'iyindi yagereranyijwe n'ifeza. Yego, kandi iyi feza nayo ikazasimburwa n'indi yagereranyijwe n'umuringa, kandi uyu muringa nawo ugasimburwa n'ubundi bwami bwagereranyijwe n'ibyuma. Nuko ngo Nebukadineza
yemera ibyo Daniyeli yamubwiye ko igishushanyo ruse koko nico, ariko uko abisobanuye ko atari byo. Barandika ngo guhinyura umuntu ashobora kuba ataribye, akaba atarasambanye, nta yandi matiku yagiyemo, atarije, ariko guhinyura kwawe kukazakurimbuza, ukaba mu itorero nta n'uwo wemera. Kereka ukogeje, mbonaga n'abantu bashaka ngo babogeze mu mafuti yabo. Nimba ngeze iwawe ukaburi n'igisambo nti uri umugabo warebye kure kanaka kuba atasomye, ubwo ni ubuhamya kandi uri kwihambira kugira ngo nawe bakunde baguye. Nuko kuva bakogeje mu mafuti wakuze tumva wakoze uramugoro uramwirukana, burya yarakabije kugusebya. Kurikiranaga amateka y'uwitwa Vashiti. Vashiti burya yari umugore w'umutima mbabwire. Ibigabo bimaze gusinda ibwami, ni uko umwami aravuga ngo bo nazanye umugore mwiza afite uburanga, agiye kuza kuyemo namwe mu murebe mubone kunyogeza. Aho umugore wari uri mu mwuka ati hafe si ibyo. Ibyo uvuga uravuga ibiki? Ntabwo ndakuramo. Nuko aba ku ruhande barahahizwa batumva rero mwami, uyu mugore kuva asuzuguye umwami, abagore bose basuzugura abagabo, mwirukane. Umugore aravuga tumva ndagenda nemye ariko ntakuyemo. Ntamena subu. Muraho. Hari abantu benshi bashaka ngo babogeze no mu mafuti. Burya ni mukurikirana muzasanga Vashiti yari umugore w'inyangamugayo, uretse ko mboneka muri iki gihe abantu bakuragamo bitabasabye ngo babahe n'itegeko. Kabone umuntu uri kugenda biyambariye ubusa rwose, umugore w'umugabo akagenda yanitse ibibero. Nta faranga baraguha, ingegera zose zirarebaho, ibisambo bitanakarabye nabyo birapfa kureba yo. Agakirwa yanitse ibere buri wese akarireba aca. Vashiti aravuga ngo ya, kandi burya Vashiti yari umwizera. Avuga ati mva kankubwire, ibi bihungu byasinze byo kuba biranyitegereza ngo birebe n'imoko y'ibere, bese n'ubu bisaba guhengeza imoko y'ibere, siko mutari kunsubiza. Ariko isi ba Vashiti bari barimo niyo natwe turimo, siko mutari kunsubiza. Ariko bisoza rero uyu mugore avuguruje ibyifuzo by'umwami. Ndagaruka rero kwa Nebukadineza, nawe arahinyura avuga ati uyu muhungu ibyo avuze nibyo, ariko uko abisobanuye ntabwo ariko bimeze. Ushobora rero kuba utarakoze ibyaha byo mu mategeko y'Imana, ariko guhinyura kwawe akaba nta muntu wemera. Ubu dufite abantu benshi babirasi, akaba nta muntu wemera mu myambarire, ngo kereka bashokoje nk'uko ashokoje. Bonaga abantu bashaka kutwemeza igihe n'abantu bo kutwemeza gusa, agasokoza byakwanga ibi byose akabisatura. Ukabisaturira hano, yabisaturira hano, yakumva bino biri gutumba na bino ati bo ngiye kubemeza ko nageze ni Nyamirambo, akagisongora akarebera mu jisho rimwe, umutsatsi waryamye hano, akakomeza aratureba ca. Kuko ushokoje ngwageze muri Amerika atararenza hano muri Nyakinama. Ariko ashaka kutwemeza nawe, ariko mana cyokora abantu bakoperaga nabi. Mbese umuntu agashaka kutwereka ko hagezweho ko ari umuntu ukomeye, ko mbese ibintu bimeze neza, ariko nta kigenda. Ushobora guhinyura bikazasuza nawe ijuru riguhinyuye. Ndasoma rero amateka y'uyu mugabo, ibintu yakoze, ingaruka zo guhinyura. Niba unakunze guhinyura cyane akaba nta muntu wemera, mbese mu itorero hari n'abantu banarisebya akabote tubonaga mu itorero baririmo bose ni ukwabirabuka, nta by'Imana bagira kandi ari wowe utabigira. Burya b'Imana muno barimo barahari, ushobora kutabarebesha aya maso yawe abora, ariko ab'Imana bo barahari. Imana yemeye ko iri torero risigara ngo abantu babe bararwana no kuza gusenga, bababaza amafaranga ngo muzane amaturo, bayazane, muzane icyacumi mukizane, mwubake n'urusengero mukarwubaka, mushiremo burya hari n'abitanga mu gihe cy'ibirundo, ho harimo n'abashiramo n'inka. Mva n'inka ndayitanze ikora umurimo, abizera barimo. Ariko amaso yawe abora, kuko ariko kwereka yuko kanaka wageze iwe ntibagusomye. Niba hari ikintu gikunze kwanduranya n'abantu bakunze kuvumba, iyo uvumbye igihe kiragera bakaguhaga pe, wanavuga bati uwo ninde uvuze ati bwo n'ubundi aje kuvumba, buri sinzi impamvu gusa. Niba warishyizemo ibintu by'ibiryo rero ugeze bakaba bazi bati ukundaga isosi, rero igihe bakaranze baba bati mwiriwe uri kwivugishwa ngo amakuru, uje no gutira ishoka nta nubwo ari byo bikoze. Tumva buriya nta kindi kimuzanye, niba hari akaga gahari ni ukugira ngo abantu baguhage, abantu baguhage.
Nebukadinezari agenda hinyura uyu muhungu witwa Daniyeli, aramwogeza amanza yamupfukamira ngo amwereke ko bari mu murongo umwe, ariko mu mutima arahinyura. Muri uku guhinyura kwatumye arwanya Imana rero yivuye inyuma. Ngiye gusoma igishushanyo umwami Nebukadinezari yakoze. Umwami Nebukadinezari yakoze igishushanyo cy'izahabu, ni igice cya 3 ndi gusoma. Uburebure bwacu bwari mikono 60, ubugari bwacu bwari mikono 6. Agihagarika mu kibaya cya Dura mu gihugu cy'i Babuloni. Nuko umwami Nebukadinezari atuma abantu bo guteranya abatware b'intebe n'ibisonga byabo, n'abanyamategeko, n'abacamanza, n'abanyabigega, n'abajanama, n'abirutsi, n'abatware bose bo mu gihugu cyaho ngo baze kweza icyo gishushanyo umwami Nebukadinezari yari yahagaritse. Nuko abatware b'intebe n'ibisonga byabo, n'abanyamategeko, n'abacamanza, n'abanyabigega, n'abajanama, n'abirutsi, n'abatware bose bo mu gihugu cyaho baraza, bateranwa no kweza icyo gishushanyo umwami Nebukadinezari yari yahagaritse. Bahageze bahagarara imbere yacu. Umuntu uhamye itegeko ry'umwami ararangurura ati, yemwe bantu b'amoko yose n'indimi zitari zimwe, nimwumve uko tubategeka. Ngo nimwumve amajwi y'amahembe n'imyironge n'inanga n'isambuka n'amabura n'amakondera n'ibintu by'ubwoko bwose bivuga, muhere ko mwubarare hasi muramye igishushanyo cy'izahabu umwami Nebukadinezari yakoze. Ariko umuntu wese wanga kubarara hasi ngo aramye, ako kanya arajuguruwe mu itanura ry'umuriro ugurumana. Nuko abantu bose bumvise amajwi y'amahembe n'imyironde n'inanga n'isambuka n'amaburana n'ibintu by'ubwoko bwose bivuga, abamoko yose n'indimi zitari zimwe bubarara hasi baramye icyo gishushanyo cy'izahabu umwami Nebukadinezari yari yahagaritse. Uwo mwanya Abakaludaya baza kurega Abayuda, babwira umwami Nebukadinezari bati, nyagasani nyaguhoraho washizeho itegeko ngo umuntu wese uri bumva amajwi y'amahembe y'imyironge n'inanga n'isambuka n'amabubura n'amakondera n'ibintu by'ubwoko bwose bivuga yubarare hasi ngo aramye igishushanyo cy'izahabu, ngo n'umuntu wese wanga kubarara hasi ngo akiramwe ajugunywe mu itanura ry'umuriro ugurumana. Nuko rero hariho abantu, harimo Abayuda wahaye gutwara igihugu cy'i Babuloni, aribo Saduraka na Meshake na Abedenego, batakwitayeho nyagasani, ntibakorera imana zawe, kandi banze kuramya cya gishushanyo cy'izahabu wahagaritse. N'ubusobanuro batanze bwa Daniyeli. Burya muri iki gitabo kinini imbere gishushanyijeho umwana w'intama n'igihanga c'intare inyuma. Simukizi si? Ni igitabo tugurishaga 12,000. Kirimo amagambo avuga ngo burya Daniyeli Nebukadinezari yaramutinyaga. Atamutinyiye ko yamukubita, amutinyira ko hari imana zera zabaga muri we. Yesu ashimwe. Niyo mpamvu burya ngo no mu kibaya cya Dura, impamvu Daniyeli atagaragayeyo ngo Nebukadinezari yaramutinye, aravuga ninda mukamujanye muri nateraniro arasebye imana yanje, we nasigare mu madosiye. Hahirwa na leta kubikuzi. Yesu ashimwe. Leta ikabikuzi ko batagusanga muri byeri. Ubu dufite ibisambo byarabizera ubu bimwe inzoga mu rwihisho, ariko mu mateka y'abantu kuba wisengerereye inzoga ukagura misingi wayisengereye ukaba witereteye inkumi ukaja kugenda mu mabanga uri kwihisha, izakwicirayo, izakuniga, bazasanga ari umurambo. Simvuga murabyumva? Aba bose bazinywa bihishe zizabica, kandi nta usinda nabi nkuru kuyiba, yayisengereye arayigutura. Umugabo umwe bageze bavuga bati anywaga inzoga, yafataga fanta akavangamo waragi, ariko abantu bazi gutinyuka, udufite abizera banywa waragi. Kandi bamubwiye ngo yobore mu za 500. Yesu arahamaga. Dufite abantu batagira ubwoba. Umugabo batanywaga inzoga agafata igicupa akavugana n'umupimyi ati unzanire koka, ariko we wanshiriyemo, babyitaga ngo ni ibiginga. Ubuginga iyo unyoye ibiginga nawe umuginga ibintu birazapa. Nuko agasukira umupimyi, agasukira iyo ngiyo, nuko akazana akajegere yagasizeho, nuko yagera imbere y'abandi muri rubanda
akagira ngo ubwo ni gazi ivuyemo, akamuhereza undi ni waragiye utarika bavanzemo koka, umugabo akayinywa. Nuko igihe kimwe baramugenzura birananirana. Burya hari igihe mu itorero hahirwa, nabonye n'iri torero ari ryiza riragenzura, bohereza y'abagenzura ati mupereze neza uwo mugabo uhora ugwa fanta idashiramo. Hari abazi guhisha ibyamba bwire. Nuko igihe kimwe bohereje yo maneko ramuneka, nuko aragenda aho yafashe rya cupa ati yumva muraho muntu w'imatiye gwati mfite inyota kansoma ati ave fana ntibayisangira mumuzanire icupa toya ni gace nshaka gusoma kuko nta nyota mfite. Undati wowe nibaguha iryawe cupa, undati wowe ntabwo nshaka kugira ngo upfushe ubuza amafaranga yawe, ndashaka kwinywera. Hari ikibazo kirati nibaguha iryawe cupa. Yatangiye mu mahoro, buri ibintu biri kwanga, kamera igenda iratubuka iragenda nibaguha iryawe cupa. Ariko nashaka gusoma kuri ati nibaguha iryawe cupa, imitsi itangiye kurega. Undati wowe ndasoma kuri iyi. Arahaguruka tumva kereka niba ari amaboko ushaka. Umupiminyi wabonye byakomeye, ababwiye uwo wari gushaka gusoma ati nuyisoma ntabwo urashobora kuva hano, iyo ni imbandure. Rero abantu benshi bakunze kwihisha, zizabica zizakwica. Wibwira ngo uri kwihisha aba bantu bafite manda batazarenza, nubwo mu mutinya ko ari umuntu w'Imana. Igihe kizagera batakiriho, nibyo nahoze ndi kubabwira, ahubwo bamwibuke batakiriho. Ntawapfaka kuzana ibyaha uko abonye mu itorero. Burya niyo umuntu ari umukuru w'itorero, hahirwa abakuru b'itorero bayoboye itorero bakirihagarariye. Nta musinzi wapfaga kwidegembya ngaraja muri korari. Ariko iyo dufite abayobozi barahuha, mwe mubiretse turacabyiga, mwe mubiretse turacabireba, bisoza itorero ribaye akajagari, ucaha ibyaha bikananirana. Hahirwa rero abayobozi bari maso. Yesu ashimwe. Hahirwa abayobozi bari maso. Daniyeli rero yari ari maso, nuko uyu mugabo aramutinya ati ndamutse mujanye mu kibaya yankoze isoni. Ariko amateka aravuga ngo hari abahungu bari barasangiye na Daniyeli ibishimbo n'amazi, bari bazi ko mu ijuru hari Imana. Haleluya. Ariko muje murareba iki kintu, hari ikibazo uyu mwami, ariko murabihuzaga nji ibi bintu yo nabigiyemo cyane mana. Kareba ukuntu abantu batinyitse, twigeze dukora inama mu ntambara, ukaburambirije guca hasi mu mucaca, umusirikare akaza akagukandagira ku mano, amana akagenda agafata ku butaka nayo n'igitsi gihari, akakubaza ati niko muginga ndikarame uri kubabara cyangwa ntabwo ndi kubabara, naho ikirenge kirenda gucika gusangira umutima ati mana ntubadohoye, wenda agakandagiramo gatoya, amana kunamuka agakandagiza hona n'inkweto ati ugira ubwenge ubundi. Nta afande nta bwenge ngira n'ukuri, ariko ubwenge mu mutwe ni bwose, ariko kubera kuko ndi kumva nasho nimvuga ngo ndabufite aragica. Abigihe rero igihe akanywa kavuze ibihabanye n'ibiri mu mutima, nibyo cyangwa ntabwo ari byo. Aba bahungu rero ndabikururaga, umwami ari kubabaza, yababajije iki kibazo. Mwumva ko yababajije, bamaze kubarega. Nuko uyu mungu ari kunshira mu maso cyane, ntindeba ariko muri Bibiliya mwanda kugenza ate. Nuko Nebukadinezari ararakara cyane, ategeka ko bamuzanira Saduraka na Meshaki na Abedenego. Nuko babashira umwami. Nebukadinezari arabakabukana, aravuga ati mbese Saduraka na Meshaki na Abedenego nimwe mwabyitumye kudakorera imana zanje no kutaramya igishushanyo cy'izahabu nakoze? Nuko noneho nimwumva amajwi y'amahembe n'imyironge n'inanga n'isambuka n'amabubura n'amakondo n'ibintu by'ubwoko bwose bivuga, mukemera mukubarira hasi mukaramya igishushanyo nakoze, ni byiza. Ariko nimutakiramya, ako kanya murajugunywa mu itanura ry'umuriro ugurumana. Mbese Imana iri bubakize amaboko yanjye nigiye? Saduraka na Meshaki na Abedenego basubiza umwami bati Nebukadinezari, nta mpamvu ituma tugusubiza iyo jambo. Niba ari byo Imana yacu dukorera ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro ugurumana, kandi izadukiza ukuboko kwawe Nyagasani, ariko naho itadukiza Nyagasani umenye ko tutari kwera imana zawe, habe no kuramya igishushanyo cy'izahabu wakoze. Abahungu barabizera badategwa kurebera ku bandi.
nkunze no gutongana n'abaririmbyi cyane, ukabona abaririmbyi niba twavuganye ko turahurira ku rusengero, none ukabona ikigande kiri guhengeza ngo murebe niba na Siteri yaje, murebe niba Matiyasi yahageze. Ubundi ushinzwe kuza hano ku rusengero utarebye abaraza mbere, ahubwo ukabuwa mbere bakakureberaho. Dufite n'abantu bahora bakurura ibirenge mu murimo, turebe niba inama itari yatangira, nibande barayitangira se ko ari weho za bagusangeho nawe. Aba bahungu baravuga batumva rero, ayo mageze abahungu mbonaga bari abasirikare. Nebukadineza yarakaye, kandi uwo ni perezida, yakurakariye wajaye, ntabwo muri kunsubiza wajaye. Ati arabakabukanye ati nikosha. Abahungu bateze amatwi, Imana iri mubakiza amaboko yanje ni yihe ko mutapfukamye? Abahungu baravuga n'umutima utuje bati nta mpamvu iratuma tugusubiza iryo jambo. Niba ari Imana dukorera ishobora kudukiza riratanura, ariko nawe itadukiza ngo umbwize ukuri ntabwo turapfukama. Wakongeraho iki? Wakongeraho iki? Rero abantu dukunze gutanga ubuhamya turi kuririmba Shadraka na Meshake na Abedenego, ugasanga abantu ngo ye birasabwa ngo ube Shadraka ube Meshaki ube Abedenego. Muri iki gihe iby'Imana bigenda bizimira mu bantu, kandi iyi nama yayabereye mu kibaya cadura, harimo abayuda benshi baje kugira inama. Abahungu bati Muse ntabari gupfundika uturase tw'inkweto, aragira ngo ubwo mwapfukamye mutapfukamye. Abahungu batumva turamutse tugaragaje nk'abari gupfundika uturase tw'inkweto, ntabwo ari ku ijuru ryaba riri kubireba. Tujya hari abantu batinya ijuru kurenza abantu. Yesu ashimwe. Rero iri juru dukorera, nakurikiranye amateka rero y'aba bahungu. Nimukomeza namwe gusoma iki gice, kuko nshaka kugira ngo nta renze iminota isigaye. Aba bahungu hari abo mbonaga batagize ubwenge. Abagambo ari hano avuga ngo Nebukadinezari azabiranwa n'uburakari mu maso yahinduka ukundi. Areba Shadraka na Meshake na Abedenego igitsure, ategeka ko bakwenegeza itanura ngo rirushe uko ryari rikwiye kwaka inshuro 7, maze atoranya abanyambaraga bo mu ngabo ze, abategeka kuboha Shadraka na Meshake na Abedenego ngo babajugunye mu itanura ry'umuriro ugurumana. Nuka abo baboha abo bagabo uko bakabaye, bakambaye amafurebo n'imyambaro n'imyitero n'ibindi bambaye, babajugunya mu itanura ry'umuriro ugurumana. Maze kuko itegeko ry'umwami ryari gikubagaho, kandi umuriro ugurumana cyane bituma ibirimi by'umuriro bisumira abo bagabo bari bataruye Shadraka na Meshake na Abedenego, birabica. Aha muje muri ahukurura murebe, hari uburinzi bw'Imana Imana iturindije. Ari n'akantu gatuma ndusheho guca bugufi cyane. Nakaye kuba umugabo n'umugore baryamye mu buriri, umwe akaremba ibiryo bikamunanira, undi amusegura, amuterura, amukarabya, akongera akamuryamisha kugeza igihe atangira gusamba, undi wari guhumeka. Ariko mutekerezaga mute abantu biyorosha amashuka amwe, ukumva ngo umwe kurabuze, undi agakomeza guhumeka, agatabaza ati mudutabare muze yaragiye. Iyi Mana umwuka iwuhagikaye. Abantu biyorosha amashuka bombi kimwe no mu maso, none umwuka uranze, undi akomeje guhumeka, aratabaje ati mudutabare. Hari Imana ikiri mu byawe. Iyi Mana itaremeye. Burya Bibiliya ivuga yahuranije, ariko amateka ya Shadraka na Meshake na Abedenego habayeho gusigana gukomeye cyane. Nimukomeza gusoma, ndahasoma naho hari nsoze, muzasanga burya ngo iyi si yateraniye kurenganya abantu, ijuru naryo riteranira kurenganura. Niyo mpamvu bagipanga bati mubajugunye. Umwami Nebukadineza yavuze ngo mujugunye mwitanura, ijuru naryo ribwira umwami Yesu ngo ubavanemo. Nebukadineza uzapfa aravuga ngo nibabashiremo, uzahora witeka aravuga ati ndabakuramo. Icyavuyemo ni kiherero. Urupfu rwari rukunuka muri uwo muriro. Murebe itanura, sindira mukunze kureba ahantu bari gutwikira amatafari. Itanura bari rikota riri kwiyenza, amarembo y'itanura ashobora kuba ari aya madirisha, wanyura hano kumva icyokere cy'umuriro kiri kugukurura. Ariko icyo shaka kuvuga ni ikiherero. Aba
abo bahungu badatinya ikishokere, Imana yemera ko urupfu runyura mu birimi by'umuriro, kuko Yesu yari yahageze. Burya ngo yabwiye itanura ngo itegura inshuti zanje ziraje. Uvugana n'umuriro. Haleluya. Itegura inshuti zanje ziraje, ntugire icyo zitwara. Burya ngo bagiye kugera mu muriro, firigo yagezemo kuko Yesu yahageze. Nuko ibirimi by'umuriro rero byagombaga, umuriro wagombaga kwica aba bahungu, unyura mu birimi by'umuriro. Abasirikare ngenda barebaga, buri umusirikare wateruye Shadurake ntabwo ari umwe. Burya umwe yafataga, barakaye, umwe yafashe amaguru, undi afata mu nda, undi afata mu bice by'ibitugu n'umutwe. Abasirikare batatu barakaye bo mu ngabo z'abajepe, ngo bagiye guta umuhungu mu itanura, ariko uyu muhungu urimo iby'Imana. Burya ngo bari bamwoherereje Yesu, bavuga ngo tugiye kukoherereza umwami wawe mu muriro. Burya ntaho Yesu atari. Yesu ashimwe. Baramuteruye gutya ngo bya birimi by'umuriro bifata abasirikare batatu bagwaho. Barabatinyaga ngo bafite imbunda. Ndabaza ngo abateruye Meshaki bari kubara, bari kubona intumbi 3 zigaramye. Abantu rero barapfa ntabwo bumva. Abandi batatu n'ubundi bateruye undi, baramujanye, barakaye ngo turamushira mu guterera. Abahungu nabo barapfuye. Mbabwire, abateruye wa gatatu bari bafite ubwenge. Imirambo 3 igaramye aho. Cyakora abasirikare mu mateka yabo barumvira rwose. Nuko nabandi nabo arega haguye abasirikare 9 ku bahungu 3. Nuko hano ku murongo nshaka gusorezaho, uwo mwanya umwami Nebukadinezari aratangara, ahagurukana ingoga, abaza abajanama bati harya ntimwajugunye mu muriro abantu 3 baboshwe? Baramusubiza bati ni koko nyagasani. Arababwira ati dore ndareba abantu 4 babohowe bagenda mu muriro hagati, kandi ntaco babaye, ariko ishusho y'uwa 4 irasa n'iy'umwana w'Imana. Burya mu mateka ya Nebukadineza ntawuza amaherezo ye. Igihe kimwe by'Imana yabijagamo akamenya ko hari Imana, ibintu byagera n'ubundi agacogora akabivamo, yabijagamo akabivamo. Burya n'igihe yaravuye mu ishamba yagiye mu by'Imana, yavuze ati mba Imana ishobora byose yambishuriye ko burya nabishira hejuru yabacisha bugufi. Yari yinjiyemo neza. None aravuze ati yemwe bagabo muri hano twajugunye banga, hati si 3 ngwe ndi kubona abantu 4 babohowe, ariko uwa 4 ntabwo asa nabo. Ntamena si uwa 4 arasa n'umwana w'Imana. Nuko amagambo aravuga ngo ku musozo w'aya magambo arababwira ati Nebukadinezari yigira ku muryango w'itanura ry'umuriro ugurumana, aravuga ati yemwe Basaduraka na Meshaki na Abedenego, bagaragu b'Imana isumba byose, mwe nimusohoke muze hano. Nuko Basaduraka na Meshaki na Abedenego bahera ko bava mu itanura ry'umuriro, maze abatware b'intebe n'ibisonga byabo n'abanyamategeko n'abajanama b'umwami baraterana, bareba abo bagabo, basanga umuriro utashoboye kugira icyo batwara, kandi umusatsi wo ku mitwe wabo wari utababutse, n'imyambaro yabo ntacyo yari yabaye, habe ngo wakumva umuriro ubanukaho. Nebukadinezari aravuga ati Imana y'Abasaduraka na Meshaki na Abedenego ishimwe, niyo yohereje marayika wayo ikiza abagaragu bayo bari yiringiye, kuko bigurukije ijambo ry'umwami bagahara amagara yabo, kugira ngo hatagira indi mana yose bakorera cyangwa basenga atari Imana yawe. Nicyo gitumye nshiteka kugira ngo umuntu wese wo mu moko yose n'indimi zitari zimwe uzavuga nabi Imana ya Saduraka na Meshaki na Abedenego azatemagurwe. Ubwo ntamena mwebwe aba bahungu aba bo mu moko yose bari baje kuramya igishushanyo cyo mu kibaya cadura, batahanye itangaza umwami avuze, kandi ry'ibukuru burya rikomeshwa umugozi wihaye kurifata nk'ibisanzwe, bakudiha wanafungwa. Nciye iteka ko umuntu uzavuga nabi Imana ya Saduraka na Meshaki na Abedenego, abahungu 3 gusa, reka burya bazaje mu ijuru bahamije Imana. Ariko ikibazo kikabaza, mbese twebwe hari indirimbo twari dore umutima wuzuyemo amaganya, nta mwanya wasigiye ngo yinjiremo, uharanira kwikubira ibinezeza by'isi. Siko ayo magambo avuga. Ariko mureba abahungu 3 bahamije
abantu baturutse mu buhiga 127 buriya Imana itabahembye koko yahemba abandi. Ariko weho buriya mu bantu 7 mwirirwana mu kirare batahana ndi ese mukazi wirirwamo hano mu soko mu muhanda sinzi munani baharimo abatwazi baza moto aba bagenzi ho ruratwara kuva mu gitondo abakiriya batahana ndi baba babonye ndi. Ese abasaza turi kogeza ngo mumaze mwigihe uwabareba mu gukuma kwanyu abana bari kubananiza ibibazo byabaye byinshi n'ibiryo biri kuba bikeya n'imbaraga ziri kugushirana y'abantu mwirirwanye nabo batahana ndi. Abahungu 3 gusa batumye isi yose imenya ko mwijuru hari Imana. Iyi Mana yakije abahungu itanura ari uko bitanze bavuga bati nubwo idukiza cyangwa ntidukize ntabwo turakorera Imana zabo, niyo Mana yacu. Ndasaba Imana muri uyu mugoroba iyi mbaraga Imana yabahaye natwe izayiduhe. Tukiramiye muri isi ibishaka kutuvana mu by'Imana ni byinshi, ariko nanone hirya y'ibiturwanya n'ibiri hejuru yabyo hari Imana. Iyi Mana yabarwaniriye ikabatabara umuriro, natwe ije dutabara buri munsi. Kandi burya amateka yacu nayahe iminsi dufite ni umunsi umwe w'uyu munsi. Burya ibyabejo bibara bejo ujurarwana n'iby'uyu munsi. Nubwo uri kugambirira ngo mu kwa 7 uzakora ibi no mu kwa 6, ariko ibyawe n'iby'uyu munsi ibyejo bibara abejo. Reka Imana itugirire neza, kandi ngo ibyejo bibara bejo Imana itumurikije amababa yayo muri iri joro ngo tube turi mu ruhande rw'Imana. Impanda nivuga tubaye twarasinziriye hahirwa bazaboneka mu muzuko wa mbere. Yesu azadushoboze kuzabonanira mu kirere dutaha ubwami bw'Imana. Niko gusenga kwanje namwe ndabasabira nanje nisabira mu izina rya Yesu. Ujuririnda guhinyura. Murakoze. Teka sinzi niba nahamagara ngo abashitsi bumva bashaka kwitanga barimo birumvikana. Kandi nongere mbabwira iki gihe turimo kirakomeye cyane. Mu gihe cyasize ndi hano mu Mavuna guhamagara abantu ngo baze hano ntago byanteraga ipfunwe, kuko narahamagaraga abantu bakaza. Ariko abantu bamaze gusirita ibirenge, abantu bamaze kwikura mu rupfu bazi ko bazahoraho igihe cyose, bakibwira ko n'Amavuna azahoraho, bakibwira ko bazahora baguwe neza. Igihe kizakira bari baguwe neza bakene, igihe kizagera bari bakennye bakire, igihe kizagera bize babura akazi, igihe kizagera bari bagafite bagafungirwe. Isi turimo nuko iteye, hahirwa bari mu ruhande rw'iby'Imana. Abo nibo bazagira amahoro 100%. Bona nubwo isi badashobora kugira amahoro, ariko Yesu yaranesheje, haraho tuzagira amahoro. Imana idufashe, kandi Mwuka akomeze kubana n'imitima yacu, ngo aho ntageze Mwuka wera kwibutse n'ibindi byatuma urushaho kunamba ku Mana nk'abari abasore 3 mu izina rya Yesu. Mugire ijoro ryiza. Mahaguruke twese noneho imbere dupfukame dusenga Imana. Urakarama Data wa twese udukunda uri mu ijuru, byiringiro byiza muyobozi wa twese, Mana y'igikundiro, tugushimiye imbaraga zawe n'urukundo rwawe rwabashiye kutubashisha muri uyu mwanya tukaba turiho tugihumeka, izina ryawe rihimbazwe. Tunejejwe n'amagambo meza uyu mwanya tunyuze imbere, atweretse uburyo Daniyeli yaguhamije Babuloni kandi umuha gutsinda aranesha. Uyu mwanya turi imbere yawe uturize mu mitima yacu, kugira ngo nutsindira muri twe bizadutere gushima izina ryawe. Icyo gakundiro ntabwo Daniyeli yahamije wenyine, hari abagabo 3 nabo barahamije, bahamya bari mu muriro, ndetse isi yose yongera kubona umwana w'intama ababonamo 4. Natwe muri uyu mwanya umwana w'intama turamusabye kugira ngo aturize mu mitima yacu, kandi aduhe imbaraga yo guhamya hakomeye, kugira ngo ab'isi nibabona ko turi kumwe n'Imana bagatsindwa tuzinjire mu bwami bwawe.
tugiye gufata urugendo dusubira ku macumbi. Buri wese ujane nawe mwami, kandi wongere mugeze ku icumbi rye kugira ngo nagira aya mahoro amenye kare wowe umuwashishije. Tubyambaje mu izina rya Yesu, amen. Mana ni nziza, byose kandi umugoroba cyangwa se ugore uraje, ariko ku bw'ibyo reka dushime Imana ko iduhagarikiye. Imana ihabwe icubahiro. Uko twabivuze mu gitondo turangaha gutangira kare nka saa 11 n'igice bishoboka, twanaze ko saa 1 tuba dushoje, bize turanyanguje. Burya rero tubikora kare aba yarangije n'ubundi kare, sibyo? Ubwo wenda ejo tuze kubitagasha, sibyo? Tujya gusezeranaho, ariko ari mwene data nabonye mu minsi ishize yari ari hano, uyu munsi yaje ntitwamwakira kandi ni umudive, sibyo mugabo? Ihaguruka tukwakire.